Zimwe mu nshingano polisi y'u Rwanda ifite harimo no kubungabunga umutekano wo mu muhanda, aho ikangurira abawukoresha kubahiriza amategeko n'amabwiriza awugenga. Ibi polisi y'u Rwanda bikora binyuze mu bukangurambaga bwa Gerayo Amahoro, aho isanga abakoresha umuhanda hirya no hino, ikongera kwibutsa ibyo basabwa kubahiriza kugira ngo umutekano wo mu muhanda urusheho kugenda neza. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku birebana no gucana amatara y'imbere mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse n'amurikira ikinyabiziga mu muhanda azwi nk'amatara y'urugendo mu gihe cy'umugoroba ku modoka, naho abatwara velomoteri n'amapikipiki basabwa kuyacana igihe cyose. Hari ibintu bitatu bibangamiye umutekano wo mu muhanda bishingiye ku bagenzi cyangwa se no ku batwara ibinyabiziga. Icya mbere, abatwara ibinyabiziga bagomba gucana amatara iyo bwije. Biragaragara hano mu gihugu ko hari abantu bakuraho amatara cyangwa se badacana amatara bwije bakagenda mu mihanda. Ibyo bishobora gutera impanuka, bishobora gutera n'ikindi kibazo kubera ko cy'umutekano muke, kubera ko ashobora kuba yakoze ibyaha adashaka ikinyabiziga cye kimenyekana n'ubone plaque. Murabizi neza ko amatara yawazimye, ririya tara rimurika kuri plaque udashobora kuzibona naryo riba rizimije. Abantu rero bagomba gucana amatara igihe cyose, batitwaje ngo hari urumuri ruhagije ku mihanda y'u Rwanda cyangwa se mu mujyi wa Kigali cyangwa mu mijyi hirya no hino. Bagomba gucana amatara kuko niyo mpamvu ikinyabiziga cyakozwe kigahabwa amatara. Icyo ni kimwe kirimo kugaragara, tugomba kuvuga ko kigomba gucika. Icya kabiri ni ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange nk'aya mabisi cyangwa na za kwasiteri mubona. Amategeko ateganya yuko ibyo binyabiziga bigomba kuba bicanye amatara imbere, urumuri rw'imbere ruhagije uburyo abantu bari mu kinyabiziga babona neza. Ibyo byakora umutekano muke nanone ku bantu bashobora kuba bashaka kwiba kwakora mu mifuka cyangwa se n'ikindi kibazo cyose. Amategeko ateganya yuko bacana amatara. Icya gatatu ni ikireba za moto na velomoteri. Amategeko ateganya yuko bigomba gucana amatara igihe cyose. Ese ubundi amabwiriza rusange agenga imikoreshereze y'umuhanda avuga iki ku birebana no gucana amatara? Amabwiriza agenga uburyo bwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange hakoreshejwe bisi mu mwaka wa 2021 ateganya ko ikinyabiziga cyose gitwara abantu mu buryo bwa rusange kigomba kuba gifite amatara y'imbere kandi ahagije. Ayo matara y'imbere impamvu ateganywa ni ukugira ngo abagenzi bagende mu buryo bwa rusange mu gihe cy'umugoroba na nijoro bagende mu bafite umutekano. Ayo matara rero agomba gucana igihe cyose guhera igihe izuba rirenze kugeza izuba rirashe, mu gihe cyose ikinyabiziga kiri mu kazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Iyo ari nijoro rero hakaba hari umwijima, ntihabura ko hari abasagarirwa, ntihabura ko hari abakumva badatekanye. Niyo mpamvu iyo hajya gushyirwaho ayo mategeko cyangwa ayo mabwiriza tureba umutekano w'abagenzi mbere na mbere, tukareba ikintu cyose cyabangamira tukagikuraho tugashyira mu mabwiriza ko kigomba kuba kibujijwe. Niyo mpamvu twateganyije ko ayo matara agomba kuba ariho kandi akaba acanye kandi akaba ahagije. Abagenzi bajya mu ntara ahataragera urumuri rwa rusange, kuko nk'uko mubizi mu gihugu henshi ku mihanda minini harimo haragenda hashyirwaho amatara ku mihanda. Ahataragera rero inama tubagira nuko bajya babwira umushoferi mbere y'igihe ahantu bari buviremo. Noneho abashoferi nabo bagafasha abagenzi, uwamubwiye ahantu ari buviremo yahagera agahagarara akababwira ati tugeze aha muvemo. Gucana amatara y'imbere mu binyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni itegeko kandi bikaba n'ingenzi kuko bituma umutekano w'abari mu kinyabiziga uba wizewe, hagamijwe kwirinda ubujura n'ibindi byaha bikorwa hifashishijwe umwijima. Ikituzanye hano ni ukugira ngo tubigishe amategeko. Mwabyumvise, ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange nk'ibi iyo bwije saa 12 bicana amatara imbere mu modoka. Mwari mubizi? Abatari babizi bagomba kubimenya. Umushoferi atabikora bakabimubwira, atabikora bagatelefona polisi cyangwa rura. Mwabyumvise, ikubwa umutekano wanyu. Uwagushiguza ikintu nk'abadamu bajyaga bavuga yuko abantu babakorakora mu byigano cyangwa nijoro, ntabwo mubyibuka. Ariko noneho kubwa umutekano wanyu aya matara agomba kuba atari nako amategeko abisaba. Kuri ba bagenzi rero nabo bajya bavuga ngo ariko aya matara yawe aramurika, uzahitamo kuva muri icyo kinyabiziga ugenze amaguru, kubera ko nujya no mu kindi bazayacana. Ariko nugenze n'amaguru umujyi hagaragara, uzavuga se ngo umujyi wa Kigali nukora amatara bashyize ku mihanda. None se nugera iwawe mu rugo uzazimya amatara ngo kuko utashaka? Ntawe wahungira amatara rero. Shoferi, ubutumwa urabuze, ugomba gucana amatara. Umugenzi yakubwira ngo jewe ntabwo ndi ngo zinywa amatara, ukamubwira uti mvira mu kinyabiziga. Iyo usanze umushoferi atacanye amatara ari nimugoroba ugomba kumwibutsa kuyacana. Muri iyi modoka rero nibyo ibyo uvuze nibyo. Iyo umushoferi atacanye amatara ari nimugoroba ugomba kumwibutsa kacana kubwo umutekano w'abagenzi, sibyo? Ariko bwira n'abagenzi batajya bemera amatara kubabwira ko bazajya bajya mu kindi kinyabiziga.
gucana amatara ari nimugoroba kugira ngo uzajye ubona aho werekeza. ariko murabizi umuntu udashaka amatara sinzi aho azayahungira. No mu mujyi wa Kigali ku mihanda arahari. N'udashaka amatara y'imodoka uzasanga ku mihanda, n'utasanga ku mihanda uzasanga iwawe. Sibyo shoferi? Sibyo? Ni ukwabwira gutyo. Mugira amahoro. Ese abashoferi n'abagenda muri ibinyabiziga bavuga iki ku bigendanye no gucana amatara y'imbere mu modoka? Iyo ujimije amatara nijoro byagaragaye ko umutekano w'abagenzi uhungabana. Hari abantu bagendaga bakora mu mifuka y'abantu bitewe nuko habaga hatabona. Ikindi batubwiye ko iyi modoka itarimo kubona namwe birumvikana ntaguma mubona namwe. Ubwo rero wa muntu ugenda ukarakora biramworohera. Ibijyanye no gucana amatara mu modoka imbere nabonye ari ibintu bizima bidufitiye akamaro, bitanga n'umutekano w'abaturage, kuko urabona muri iki gihe abantu kora amanyanga babaye benshi. Hari igihe ashobora kwitwikira umwijima akaba yagira abantu yiba. Muri make nk'abashaka kuvuga ngo birababangamira, ugerageza kubabwira akamaro kariya amatara yaka, noneho kugeza igihe bazabyumva kandi bakabona ko bifite akamaro koko. Bisaba guhozaho kugira ngo tujye dora twibukiranye. Icyo byafasha ni ko umuntu ashobora gukora nka mu mufuka mugenzi we akamwiba atabizi igihe hari mu mwijima, ariko ubwo haza hagaragara nubwo ngiye banyiba simbibone mugenzi wanjye azabibona abimbwire n'ibindi. Abamotari ni bamwe mu bakoresha umuhanda umunsi ku munsi, nabo basabwa gucana amatara igihe cyose mu muhanda. Amategeko ateganya ko moto iri mu muhanda nyabagendwa icana amatara. Mwabyumvise? Ariko dufite ikibazo yuko nijoro mutajya mucana amatara. Soma ingingo ku bamotari bose. Hera ngaha. Gucana amatara kuri moto. Iteka rya Perezida numero 85/01 ryo kuwa 2/9/2022 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kwigendamo. Icyiciro cya 15 uko amatara akoreshwa. Ingingo ya 43 amatara magufi n'amatara maremare. Amatara magufi y'amapikipiki na velomoteri bigenda mu nzira nyabagendwa agomba gukoreshwa igihe cyose mu buryo bwose. Motari mwabyumvise? Motari mwabyumvise? Moto yose iri mu muhanda yaka igomba gucana amatara ku manywa na nijoro. Niba mushaka ko polisi ari izabacanira amatara izaba yaguhaye contravention. Mwabyumvise? Ngira ngo murabizi. Ariko polisi kugira ngo icane amatara ya motari cyangwa y'ipikipiki cyangwa ya velomoteri iba yaguhaye contravention hanyuma ikagucanira. Nibyo mushaka? Ni muyacane rero, muyacane ku manywa, muyacane nijoro. Moto ya polisi mwari mwabona igenda mu muhanda iracanye amatara, buri gihe ihora icanye amatara, niko amategeko abiteganya. Ese abamotari iri tegeko ryo gucana amatara igihe cyose bari barize? Mu itegeko ryo mu ikaseti y'amategeko y'umuhanda ndemera neza ko ikinyabiziga gito nka moto yemerewe kugenda icanye amatara igihe cyari cyo cyose, haba ku manwa na nijoro mu gihe tanga iryo rugendo. Itara rya moto mu mategeko y'umuhanda avuga ko amatara y'amapikipiki na velomoteri agomba kwaka igihe cyose no mu buryo bwari bwo bwose. Dore inama abatwara ibinyabiziga bagira abagenzi babo ku birebana no gucana amatara amurikira ikinyabiziga. Ndavuga ngo gucana amatara y'imodoka uretse kuba ari n'itegeko ni na ngombwa kugira ngo yacane. Nanjye bijya bimba hari igihe ushobora n'imodoka itacanye amatara ukaba wagongana nayo kubera ko ntago wireba uyibona ikugezeho. Ndabizi ko y'abana byateza impanuka. Gucana itara uretse kuba n'itegeko ni ihame. Ni ugukora attention tugahaguruka, umuntu hagurutse azi ko agiye gutwarira mu muhanda unyabagendwa ugenderamo n'abandi bantu bose, atari ukuvuga ngo stress yanjye itumye ntacana itara. Ariko ubaha abanyarwanda, ubaha abagendera mu muhanda, ugiyemo wumva ko wowe nta mpamvu iri buguturukeho. N'ubu uri no mu muhanda rwose itara ryawe ricane, ufitezeho n'ikiganza wabireba ukabona ko itara ryawe ryaka, ukabona gutsimbuka agenda. Nudacana itara uzahanwa. Umuyobozi wa RURA aratubwira ingaruka ziba ku batubahirije iri tegeko ryo gucana amatara. Iri tegeko riteganya n'ibihano. Utubahirije iryo tegeko ahanishwa amafaranga 20 yafashwa atacanye amatara. Icyambere tubagira nuko bagomba kumenya ko umutekano w'abagenzi batwaye uhari kandi uhagije bacanye amatara. Icya kabiri nuko bagira inama yo kuyacana kugira ngo birinde ibihano.
inama tugira abashoferi ya mbere ni uko bagomba kubahiriza iri tegeko bakajya bacana amatara izuba rirenze kugeza izuba ryongeye kurasa. Dusoza ikiganiro cyacu, hari ubutumwa polisi y'u Rwanda iha abatwara ibinyabiziga ndetse n'abakoresha umuhanda muri rusange. Kuvuga ngo nibagiwe, polisi igiye gukora ibikorwa bitandukanye bituma umuntu atibagirwa gucana amatara. Kuvuga ngo amatara ari ku muhanda jewe ndumva nta kibazo, tugiye gukora ibikorwa bivuga ko bituma umuntu avuga ati jewe nubwo hari amatara ku mihanda yo mu Rwanda ariko jewe ngomba gucana amatara ku imodoka yanjye rafite na moto yanjye rafite. Ikindi nuko dutanga ubutumwa ku bandi bose, ku bashoferi, ku bamotari bose batwara ibinyabiziga, bagomba gucana amatara, moto igomba kuyacana igihe cyose iri mu muhanda, ikinyabiziga iyo bwije gicana amatara, abatwara abantu mu buryo bwa rusange bagomba gucana amatara yo mu kinyabiziga, n'ubutumwa turabwohereza dukoresheje za telefone kugira ngo abantu barabona babyumve. Rero n'amatangazo turatanga ndetse no muri za gare hirya no hino twanditse amatangazo ari amaradiyo aravuga, asoma ayo matangazo. Nta mpamvu nimwe, nta rwitwazo na rumwe umuntu uwo ari we wese, umushoferi, umumotari afite yo kudacana amatara nijoro bwije.